Reka tugusuhuze wowe udukurikiye muri aka kanya, nanone reka dushimire cyane cyane buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Ni iby'agaciro kenshi cyane, murab'agaciro kenshi cyane kuko ni mwebwe mutuma tubasha cyangwa se mudutera inkunga zo gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi byubaka benshi. Uyu munsi rero nk'uko wamaze kubibona, tugiye kuganira ku ngingo nyamukuru irebana n'umubyeyi urera abana wenyine. Muri iki gihe imiryango igizwe n'umubyeyi umwe irarushaho kugenda yiyongera cyane. Kuba abantu benshi bashakanye muri iki gihe bakunda gutana, abandi bagata abo bashakanye nabo, abandi bakahukana, bamwe na bamwe bakabyarira mu ngo. Ni ukuvuga ko babyara mbere yo gushaka cyangwa se yo kubona uwo bazabana ngo bubakane urugo ari babiri. Ibi byose rero bigira ingaruka zikomeye ku babyeyi ndetse n'abana babarirwa muri za miliyoni. Niba uri umudamu cyangwa se umugabo urera abana bawe wenyine, ndizera neza ko bitakoroheye na gato. Kubera iki twavuga gutyo? Bamwe mu bafite ikibazo nk'iki, akenshi na kenshi bumva ko bihebye kuko baba batifuza kurera abana babo bonyine, ni ukuvuga batari kumwe n'abo bashakanye. Iyo uri umubyeyi urera abana bawe wenyine, biba bisa nk'aho nta muntu n'umwe ukwitaho. Ikindi uretse ibyiyumvo umubyeyi urera abana wenyine aba ahanganye nabyo, twavuga nko kumva ari umurakare, yicira urubanza cyangwa se afite irungu. Akenshi aba anagomba no guhangana n'ikibazo kitoroshye na gato cyo gukora akazi hanze gatuma abasha kubona ikimutunga ndetse n'igitunga abana be. Ari nako imirimo yo mu rugo nayo imutegereje. Birumvikana rero rwose ko kurera abana bawe wenyine bitakoroheye na gato. Niba uri umudamu cyangwa umugabo urera abana bawe wenyine, ukaba udukurikiye muri aka kanya, mbere na mbere reka tukubwire komera. Komera kandi ukomeze ube intwari kuko iyi mimerere ntabwo ari imimerere yoroshye. Ikindi twakwibutsa ni uko urwo rugamba uriho utari wenyine, hari amaboko akomeye akuri inyuma. Burya imiryango igizwe n'umubyeyi umwe yahozeho kuva na kera. Wakwibaza uti se ibyo tubibwirwa n'iki? Ku bantu bamwe na bamwe basoma Bibiliya, ni kenshi usanga mu byanditswe havuga imfubyi cyangwa se umupfakazi. Ibyo biratwereka ko habagaho abana badafite ababyeyi bose, cyangwa se umubyeyi urera abana wenyine, ariho bakoresha umupfakazi. Ashobora kuba ari uwo bashakanye bitewe no kuba wenda yaramubuze bitewe n'urupfu rutunguranye. None rero ikindi twakongeraho cyangwa se ikindi byanditswe bivuga, bigaragaza neza ko Imana itigeze yirengagiza akababaro k'abo bantu, k'izo mfubyi, k'abo bapfakazi. Ibyo byo tubihamirizwa n'amagambo umwanditsi wa Zaburi yavuze ubwo yagiraga ati, cyangwa se yitaga Imana se w'imfubyi n'umucamanza urengera abande, urengera abapfakazi. Nk'uko tubizi rero, Imana y'ukuri ntijya ihinduka. Na n'uyu munsi iracyita ku miryango igizwe n'umubyeyi umwe. Ni iki rero cyagufasha guhangana n'iyo mimerere yo kurera abana bawe wenyine? Kugira ngo tubyumve neza, reka dufate urugero rw'umugore w'imico myiza uvugwa mu Migani igice cya 31 umurongo wa 10 kugeza ku wa
n'umwe. Ariko tukwibutsa ko niba uri umukunzi wa iyo sengesho, mu mavidewo twakoze abanza hari ikindi kiganiro twakoze kuri uyu mugore w'imico myiza cyangwa se w'umutima. Reka twifashishe urugero rwe rero turebe ikintu cyagufasha niba uri umubyeyi uhanganye n'ikigeragezo cyo kurera abana bawe wenyine. Aho muri urwo rugero cyangwa muri uwo murongo havuga ko yagiraga imirimo myinshi, yarabohaga, agateka, akareba imirima myiza akayigura, agahinga kandi agakora n'imirimo y'ubucuruzi. Ibanga rye rero, ibanga ry'uyu mugore ryari irihe? Yari umunyamwete, icyo ni cyo kintu cy'ingenzi. Kubera iki twavuga gutyo? Iyo mirongo twavuze haruguru igaragaza ko yaryamaga atinze, akaryama atinze ari mu biki? Ahugiye mu mirimo. Iyo mirongo nanone igaragaza ko uwo mudamu yabyukaga kare, yaryamye atinze akanabyuka kare mu gitondo. Nanone hagaragaza ko yagiraga gahunda, yari umugore ugira gahunda, agaha abari bari kumwe nawe mu rugo imirimo kugira ngo bamufashe, kandi agakoresha n'amaboko ye mu gufasha abandi bantu babaga bakeneye ubufasha. Niba rero uri umubyeyi urera abana bawe wenyine, ujye wita ku nshingano zawe z'urugo. Ibi bizagufasha rwose guhangana n'iyo mimerere urimo yo kurera abana wenyine. Ikindi, ujye ukora iyo mirimo yo mu rugo ubyishimiye. Kubera iki? Bituma abana bawe nabo bishima. Guteganya ibintu mbere y'igihe no kugira gahunda mu buzima nabyo bizagufasha cyane gutera imbere. Ikindi twakongeraho, bigushobokeye gerageza wige indi mirimo. Iki cyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Kubera iki? Hari bamwe bagerageje kwiga imyuga binyuriye ku nama z'inshuti zabo zabaga zizi iyo mimerere arimo, kandi bituma batera imbere ntibaheranwe n'irungu cyangwa se ya mimerere itoroshye yo kurera abana bonyine. Ubu rero twavuga yuko bamwe bavuga ati ni Mr. Google yarabyoroheje cyane, ushobora kubona uburyo bwo kwiga umwuga bitanaguhenze. Niba uri kudukurikira ureba iki kiganiro, birumvikana ko ufite telefone. Ubwo rero niba ubasha kubona amamega yawe, izo mega ufite nkeya uko zingana kose, zikoresha ureba ibiganiro byakugirira akamaro, harimo n'iyo ntego yawe yo kwiga imyuga itandukanye. Ibyo bishobora rwose kugufasha kugira umwuga wiga, bikakorohera kuba wabona akazi ukora. Hari ako ushobora kubona kagatuma unakorera mu rugo, ukaba hafi y'abana bawe, nawe bakakubona kuko baba bagukeneye. Kandi nk'uko twatangiye tubivuga, imimerere nk'iyo yo kurera abana wenyine ntabwo ari wowe ugira ingaruka gusa, n'abana bawe nabo ibagiraho ingaruka. Ubwo rero iyo ubashije kubaba hafi mukarwanira hamwe, bituma nabo badaheranwa n'imimerere y'agahinda. Ikindi, n'uwo mwuga uri kwiga nabo bashobora kuba bawiga bakazagira icyo bigezaho mu gihe bamaze gukura. N'aha rero dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, twizere yuko mwungukiwe nacyo. Ikindi, niba wagikunze ugisangize n'abandi. Tukwibutsa ko niba ari ubwa mbere wari ukurikiye iyo sengesho ukaba utarakora subscribe kuri iyi channel, iki ni cyo gihe. Niba ukibona amagambo atukura munsi y'iyi video, twagushishikariza kuyakandaho. Ayo magambo yitwa subscribe, yakandeho, bizadushimisha kukugira mu muryango wa iyo sengesho. Naho ubutaha rero turabifuriza umunsi mwiza, mukomeze muhirwe n'imirimo y'amaboko yanyu. Bye.